Iyo hari ubuzima wisangamo abantu bakagushyiraho akadomo, abazirika amaguru bakayazirika. Kuzirika amaguru n'ukuri ni ukuvuga ngo nta kintu uzageraho, uzapfa ntacyo ugezeho, uzapfa udatunze, uzapfa utigishije abana, uzapfa udakoze ubukwe kubera ko bareba ko urabona yawe ari mbi. Rero nubwo tutizera Yesu Kristo ni ukwizerwa. Yesu ashimwe bene data n'abatwe badukurikirana, bajya badukurikirana umunsi ku wundi, cyane cyane munejejwe n'ijambo ry'Imana, munejejwe n'ikimana yashyize mu mitima yacu kugira ngo tubabwire ijambo ry'Imana. Kuko iyo tubabwira natwe tuba twibwira ku ijambo ry'Imana tubwira ngo umwigisha agabane n'umwigishwa. Rero ndashima Imana ko ijambo ry'Imana ririmo gukora imirimo ikomeye ku buzima bwacu, ririmo kubohora abantu, ririmo gukiza abarwayi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Imana mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro, ngushima kuko uri Imana nziza. Ndagushimira kuko wabanye natwe ukaturinda. Ndagushimira nyagora ku ngoma ko wagiye udushoboresha kuvuga ijambo ryawe. Kandi Imana ndagushima kuko ijambo ryawe ryakoze umurimo ukomeye data mu mitima y'abantu. Kuko Imana iyo baduhamagara, iyo batanga ubutumwa bugufi, iyo basobanura uburyo ijambo ryawe ryagicyo rikora mu buzima bwabo, nukuri twongera kuvuga ngo izina rya Imana rihabwa icyubahiro. Rero muri umwanya turakwakiriye kugira ngo ubane natwe kandi dufashe tugire neza. Urakoze data, ijambo ryawe rigira imbaraga nyagora ku ngoma zo kubohora abantu, zo gukiza abarwayi ndetse n'izo guhindura ubuzima bw'abantu. Urakoze, ndagushimye muri uyu mwanya ko witeguye kwesha icyubahiro kuko uri Imana. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Inshuti z'umusaraba rero, Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Ni inshuti yanyu Pastor Rukundo Jackson, kura mu buyobozi bwa Revelation Church Kabarore. Ndi umugabo ntayo babwiye, tumudamu n'abana barenze umwe. Imana ibahe umugisha rero. Ndashima Imana kuko inyemereye kongera kugaruka imbere yanyu mvuga iki Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo ntibasangize. Imana mu ijuru ibagire neza kandi ibahe umugisha. Ndashaka kugira ngo rwose mbatangarize ndabakunda kandi abasengera kuko igihe cyose iyo nibutse ko hari umurimo nk'uyu Imana impamagarira gukora, iyo nibutse ko hari igihe nzaba mpagaze imbere yanyu, imbere y'abantu batandukanye, nukuri nongera guca bugufi imbere y'Imana ndetse nayisaba kugira ngo inshoboreshe. Imana ibahe umugisha rero kandi bagire neza. Hanyuma aya masaha ndashima Imana kubwo ijambo ryashyize ku mutima wanjye. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kumenya impamvu yazanye Yesu. Akenshi na kenshi tujya twumva Yesu ko ari umwana w'Imana, ko ari umukiza, ko ari umucunguzi, tukagira byinshi tumwumvaho bigatuma tumwizera. Ariko nashaka kugira ngo aka kanya tuganire ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo kumenya impamvu yazanye Yesu. Ntabwo rero Yesu yapfuye kuza ku isi, ntabwo yapfuye kuza gucungura abantu, ahubwo hari impamvu yamuzanye. Hari impamvu yamuzanye kandi iyo mpamvu yarayigaragaje, kandi iyo mpamvu arayikomeje, kandi iyo mpamvu yiteguye no kuzayirangiza. Rero mu mpamvu yatumye Yesu aza, nawe uri imwe mu mpamvu yatumye Yesu aza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19 n'umurongo waho wa 10. Reka dusome, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Luka ibice 9 n'umurongo waho wa 10. Haravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Ndashaka kugira ngo ushiti umusaraba nongere nkwibutse ko nawe uri umwe mu mpamvu zazanye Yesu. Uri umwe mu mpamvu zatumye Yesu Kristo asiga icyubahiro cye mu ijuru kugira ngo tugire ubuntu dukizwe. Ntabwo twarahakwiriye. Ntabwo Yesu yaduhaye agakiza kuko yadusanze mu rusengero. Ntabwo yaduhaye agakiza kuko yasanze wenda turi intungane. Yaduhaye agakiza kuko byamutwariye umwanya aradushaka. Rero aho yadukuye ntabwo twarahakwiriye. Twara ahantu hatandukanye. Bamwe twara abasinzi, abandi twakoraga ibindi bidahesha Imana icyubahiro. Ariko kuko azirikana impamvu yamuzanye, ntabwo yigeze acibwa intege n'ubuzima butandukanye tubamo umunsi ku wundi.
ahubwo yaje gushaka. Iyo ushaka ikintu ntabwo uyishakira aho kiri, urashakashaka kugeza igihe uri bubone icyo waje gushaka. Rero aho uri hose nshuti y'umusaraba, ushobora kuvuga ngo wenda ntawe ukuzi, ntawe ugera aho uri, ntawe ukubwiriza, ariko urashaka kugira ngo ubwire Yesu Kristo ari mu mpamvu, nawe uri mu mpamvu zatumye Yesu aza. Aho waba uri hose. Hari abantu batajya bagira amahirwe kujya mu rusengero kubera impamvu zitandukanye, kubera impamvu wenda z'intege nke, kubera impamvu z'uko umwanzi abarwanya, kubera impamvu wenda z'akazi, ariko kubw'impamvu yazanye Yesu, niyo mpamvu habayeho n'uburyo bw'ikoranabuhanga. Ushobora kuba uri mu biro byawe, warangiza ugakirika hano muri YouTube, warangiza ukandikamo izina ry'umuntu nka Pasiteri Rukundo ushaka kumva icyigisho cye, cyangwa n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Iyo wanditsemo iryo zina, amagambo nagiye nigisha araza, warangiza ugakurikirana ijambo ry'Imana kandi rikagira icyo rikora ku buzima bwawe. Rero Imana ifite inzira zirenga 1000 igomba kunyuzamo kugira ngo wa muntu Imana yiremeye, wa muntu Imana ari mu ishusho yayo, wa muntu yeremye kubw'umugambi wayo ashobore kwakira agakiza, ashobore kwakira kubaho kw'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo kandi umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Rero nshuti y'umusaraba, ntabwo Yesu yaje kudushaka gusa ngo atuzane aturunde mu rusengero, ahubwo mu kudushaka harimo no kudukiza, harimo no kugira icyo akora ku buzima bwacu, harimo no guhindura amateka yacu. Abari abasinzi akabahindura abasenzi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abari mu buzima butandukanye akabuhindura. Ndashima Imana ko ari Imana igira neza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana nanone mu butumwa bwanditswe na Yohana ibice 9 n'umurongo wa 1 kugera ku wa 7, tuhasanga inkuru y'umusore wavukanye ubuzima bufite umwihariko. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu akiza wavutse ari impumyi. Niyo heading y'iryo jambo. Ngo akigenda ngo abona umuntu wavutse ari impumyi. None ngo abigishwa baramubaza bati, mwigisha, uyu ni wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi? Urumva baramubonye bamwibaza, bamusanze mu buzima runaka basanga afite umwihariko. Baribaza se kugira ngo uyu muntu ave mu muryango w'abantu 10, ave mu muryango w'abantu 5, ave mu muryango w'abantu bangana nuko banganaga, agira ubuzima bwihariye, ese byaba ari icyaha cye cyangwa ni icyaha cy'ababyeyi? Rimwe na rimwe rero hari igihe twisanga mu buzima bufitanye isano n'ubwo, warize ugatangira kwitekereza, ugatangira kwirenganya. Rimwe na rimwe ukarenganya iyo uvuka ngo wenda ababyeyi bawe ko ari abakene, n'izo ngaruka zatumye uba ukura uko nguko. Ariko ndashaka kugira ngo nkubwire, ntabwo ikibazo ari wowe, ntabwo ikibazo ari ababyeyi, ntabwo ikibazo ari uvuka, kuko Yesu yarabisobanuye. Iyo Yesu ataza twari kuguma mu rwijiji, twari kuguma mu kudasobanukirwa, ariko Yesu ageze ku buzima bw'impumyi yarabusobanuye. Arangiza arababwira ati, kuba yarahumye ntabwo ari icyaha cye, si n'icyaha cy'ababyeyi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragare muri we. Rero wowe uduteze amatwi ndashaka kugira ngo nkubwire, utabayeho muri ubwo buzima ubayeho ngo abantu bakujyeho impaka, ngo nawe ujyeho impaka, ntabwo imirimo y'Imana yagaragara, rimwe na rimwe. Rero niyo mpamvu Imana hari rimwe na rimwe ijya yemera ko bitugeraho, tukagerageza nk'abantu, tukarwana nk'abantu, tukitabaza bagenzi bacu, ariko bigasoza nta gisubizo kibonetse. Ariko kuko hari imirimo y'Imana igomba kugaragara ku buzima bw'Imana yaremye, niyo mpamvu umuntu ajya ahagarara imbere y'imbaga y'abantu agatanga ubuhamya, abantu bakabohoka, abantu bagashima Imana. Kuko burya mu muntu habamo akavirusi kavuga ngo byashoboka bite, byanyura muri iyi nzira, byakorwa nande. Ariko ndashimira Imana ya Abrahamu na Isaka na Israeli, yo ijya imenya uko biri bugende. Imana ntabwo ijya ibura uko igenza. Jewe urukundo nabura uko ngenza, inshuti zanjye zabura uko zigenza mu byanjye, n'ababyeyi babura uko bagenza. Ariko Imana ya Abrahamu na Isaka na Israeli ntabwo ijya ibura uko igenza. Izina ry'Imana ryabwo icyubahiro. Rero uyu musore baramubonye, baramutangarira, babona abandi baje gusanganira Yesu, abandi barimo baragenda, bari mu mishinga yabo, bari mu iterambere ryabo, bari mu byabo, ariko basanga we yicaye ahantu arimo arasabiriza. Iyo umuntu asabiriza rero
ntahitamo, ntabwo yifatira umwanzuro, ahubwo abamuha nibo mufatira umwanzuro. Ntabwo uhitamo icyo uri buhabwe, ahubwo buragenerwa. Niba rero hari ikintu gitera ipfunwe, ni ukubaho mu buzima busabiriza, ni ukubaho mu buzima butifatira umwanzuro, ni ukubaho mu buzima butihitiramo. Iriya muntu rero yabaye mu bugumyi, ireba uburambirwa, ariko ntiyari ifite uko yagira. N'ababyeyi bayibyaye ntibari bafite uko bagira, n'inshuti ze ntizari zifite uko zagira, n'abavukana nawe ntibari bafite uko bagira ngo bamukure mu buntu. Ubwo nyine nta kundi bamufashirizagaho hari. Ariko twumvise ijambo ry'Imana mu butumwa bwanditswe na Luka, ibice 19 n'umurongo waho wa 10, ijambo ritubwira ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Rero hari umurimo w'Imana ugombaga gukorwa muri iriya muntu. Hari umurimo w'Imana, kuko kugira ngo ubuzima bw'iriya mpumyi buhinduke, nta handi bwagomba guhindukira. Kuko iyo ubuzima bw'iriya mpumyi buhindurwa n'ababyeyi, cyangwa imbaraga zo guhindura buriya buzima zituruka ku babyeyi, baba baramukijije. Ariko burya hari binanira abantu, hari bidashobokera abantu. Abantu tujye tugerageza tukageraho imbaraga zacu zirangiriye. Ariko ndashima Imana ko aho imbaraga zacu zirangiriye, aho ari iz'Imana zitangirira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero iriya mpumyi y'ubwayo hari igihe yabayeho yibazaho kuki byabaye ngombwa ko mpuma, kuki byabaye ngombwa ko mba mu buzima buteye butya, kuki byabaye ngombwa ko abandi bataha ubukwe bakishima bakanezerwa, ariko jyewe simenye ikinejeje abantu bagatanga ubuhamya, ariko hagira ipfunwe simbona uburyo natanga ubuhamya, kubera ubuzima bwihariye, kubera ibyo barebaga si byo yarebaga, barebaga umwijima gusa. Kubaho mu buzima bugoswe n'umwijima nta kintu arora. Ntabwo ushobora kunezerwa rero, ntabwo ushobora kunezerwa ngo upfe kunezerwa gusa. Burya umunezero, umuntu anezerwa ko ari cyo yabonye. Umuntu aba atabyara yabona umwana akanezerwa, umuntu aba hari umukene yabona ibintu akanezerwa, umuntu aba hari mu bukode yabona inzu yo kubamo akanezerwa. Ntabwo rero ushobora kunezerwa ari nta kintu ureba. Iriya muntu rero yabayeho mu buzima bwo kutagira ikibona. Ibinezeza abandi we ntibyamurebaga, we yumvaga ko ubuzima abayeho ari twibanire, aribwo azasuzanya nabwo. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kandi umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyari kizimiye. Rero mu mpamvu zazanye Yesu n'iriya mpumyi ari bimwe. Niba rero iriya mpumyi Yesu Kristo yarayikozeho umurimo, nawe humura. Nubwo umaze igihe wiburanya, nubwo umaze igihe utekereza uko ibyawe bizagenda, kuko hari abo wabizaniye ntibagira icyo babikoraho, hari abo wahamagaye bavaho barakurambirwa, hari abo gusezeranyije barangije baraguhinduka. Ariko ndashaka kugira ngo ubwire, humura. Impamvu wabayeho muri ubwo buzima busa n'ubw'umwihariko, uri impamvu, uri imwe mu mpamvu zazanye Yesu. Yesu agomba gukoraho umurimo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu agomba gukoraho umurimo kugira ngo umenye ko hejuru y'abantu hari Imana, hejuru yo kunanirwa kw'abantu hari imbaraga y'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Iyi mpumyi abigishwa ba Yesu baramaze bati ni icyaha cye cyangwa ni icyaha cy'ababyeyi. Yesu aravugira ati ntabwo ari icyaha cye, si n'icyaha cy'ababyeyi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragare muri we. Utabuze amafaranga yo kwishyura banka, utagize mu gihe cya kintu kijya gikomerera abantu. Nanjye cyambayeho wenda nawe cyakubayeho. Hari ibintu ugeramo ukavuga utari kusemana, ibi bihe nzabivamo, ko bwije aho buzacya, ko bukeye aho buzira. Icyo gihe abaruta ubwinshi bahura nacyo. Rimwe na rimwe iyo tugeze muri icyo gihe twumva ko ari iherezo ribi ry'ubuzima bwacu. Bamwe barebera hafi bakicuza n'impamvu babayeho. Hari n'abavuga bati ndabutwa niyavuyemo, iyo nza kumenya ko ubuzima ariko nzahura nabwo ahari mba naragira Imana ngo ye kundema. Ariko ndashaka kugira ngo ubwire, ntabwo uri impanuka, uriho kubw'umugambi w'Imana, uriho kubw'isezerano. Ahubwo ikibazo duhura nacyo ni ubuhumyi, ni ukutareba imirimo y'Imana, ni ukutareba impamvu yazanye Yesu, ni ukutamenya ko Yesu ari mu rugendo. Niba yarageze kuri iriya mpumyi, nabo humura azakugeraho. Niba yarageze ku mupfakazi akamukiza umwenda, nabo azakugeraho. Niba yarageze ku kirema akagihumura, nabo azakugeraho. Humura, buri muntu wese Yesu aramuzi,
kandi afite umugambi wo gukora igitangaza ku buzima bwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero iyi mpumyi Yesu Kristo abantu bayibajijeho, arangije abamara impaka, abamara impungenge, arababwira ngo impamvu byamugendekeye bitya si icyaha cye, si icyaha cy'ababyeyi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragare muri we. Rero ibibazo bitabaye nta mirimo y'Imana yagaragara, indwara zitabaye ntabwo imirimo y'Imana yagaragara, utageze mu gahe wumva ko ibyaho birangiye ntabwo imirimo y'Imana yagaragara. Rero impamvu dukora n'ubuzima rimwe na rimwe buducanganyikisha ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragare, kuko biratubwira ngo icyubahiro cy'Imana, Imana navuze ngo icyubahiro cyanjye ntabwo nzajya ibishushanyo bisengwa. Hari igihe rimwe na rimwe twimika abantu tukabiringiramo ubushobozi bwose n'imbaraga zose, rimwe na rimwe ugasanga dutakaje ibyiringiro ku Mana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ntabwo Yesu yavuze imirimo y'Imana gusa ngo birangirira, ngo ahubwo ako kanya yakiriye amacandwe atobesha kondo ngo musiga ku maso, aramubwira ngo najye mu kidendezi cy'Isorowamu yiyuhagire, ngo yiyuhagiye agaruka humutse. Noneho igitangaje cyo kintangaza, igitangaje kijya kintangaza nuko mu guhuma kwiriya mpumyi byabaye ikibazo ku bantu, byabaye ikibazo. Baravuga bati ni gute umuntu yavukana ubuzima bwihariye, ni gute umuntu yabaho mu buzima bwihariye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ikiye kintangaza cy'abantu, iyo bisobanye babigiraho ikibazo, niyo Yesu abisobanuye babigiraho ikindi. Abamubona agasabiriza ntibigeze bamufasha gushima Imana, ntibigeze bavuga ngo bati reka dushime Imana ikora igitangaza mugenzi wacu, ikora igitangaza umuvandimwe wacu, ahubwo batumwe no kubona yahumutse. Baravuga ati ubundi uyu si wahora agasabiriza, uyu si wawundi nabona agahora asabiriza, bumuhereza amafaranga agezwamo hane n'ayataye igihe, bamuha ibyo ashaka n'ibyo adashaka, uyu si wawundi. Bati tubwire uko byakugendekeye. Baravuga ati wa mugabo witwa Yesu niwe waje akira amacandwe ayatubesha kondo ayasiga ku maso, arambwira ngo ninjye mu kidendezi cy'Isorowamu, Isorowamu yaratumwe niyuhagiye ngaruka nahumutse. Byabaye ikibazo kuba mubonye, abamubonye ari impumyi byabereye ikibazo, abamubonye ahumutse babereye ikibazo. Baza no gukenera ubuhamya bw'ababyeyi ngo baze basobanure kubera icyo umwana wabo yahumutse, ariko ntibigeze bamenya imirimo y'Imana. Iyo rero utaramenya imirimo y'Imana ntabwo wakira ibyo Imana ikoze, ntabwo wakira ibyo Imana ikoreye umuturanyi wawe, ntabwo wakira ibyo Imana ikoreye umwana w'umuturanyi wawe, tangira kubyibaza. Ariko Yesu Kristo hano yarabisobanuye, aravuga ngo impamvu uriya mpumyi, uriya musore afite ubuzima bwihariye, afite ubuzima benshi bareba bakabujyaho impaka, ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragare muri we. Rero ufite umusaraba wikwibaza impamvu abaye umupfakazi, nawe wikwibaza impamvu ababyeyi bawe bose bagiye, ukaba usigaye urera na bagenzi bawe. Ntabwo Imana yananiwe kubarinda, byabaye ngombwa nuko ngo uwavutse wese agomba gupfa n'itegeko. Ariko wikwibaza nyuma yo kubura ababyeyi bawe, ubuzima bwawe buri mu biganza byanyu, ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana. Ikibazo gusa duhura nacyo kikatwica, kikabicuba cya Satani akatwica twicare, ni ukutamenya ko hari imirimo y'Imana ku buzima bwacu. Tumenya ko hari imirimo y'Imana ku buzima bwacu, ntabwo twakwiheba, ntabwo twarenganya abantu ngo twabatelefone ntibatwita, ntabwo twarenganya abantu ngo ntibigeze bagira uruhare mu byacu. Turiho ku umugambi w'Imana, ntabwo turi ku umugambi w'abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo ndi butwara umwanya munini wo kuvuga wenda byanditswe byinshi, ariko ndashaka kugira ngo tugendane neza. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 n'umurongo wa 6 haravuga ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Reka tuhasome. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Igitabo cy'Abaheburayo, Abaheburayo haravuga ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Rero Imana yo mu ijuru itubabarire tubaho mu buzima bwizera Imana, kuko iyo twizeye Imana birayinezeza.
birayishimisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen, amen, amen. Byatubwiye ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, ngo kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagururira abayishaka. Uwegera Imana akwiye kwizera ko iriho kandi mu kuboko kwayo ijya igororera abayishaka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Kuryama ukipfukirana ugakuraho telefone ntabwo ari cyo gisubizo cy'ubuzima bwawe. Kumva kudashaka no kumva amajwi y'abantu ntabwo ari igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ikunda abayikunda ariko abayishakana umwete bazayibona. Kugira ngo rero Imana igukore mu murimo hari uruhare rwawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kumenya ko iriho kandi ikagururira abayishaka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ese nshuti y'umusaraba duteze amatwi cyangwa wowe uzadukurikirana, jya uguhagaze imbere. Wari uzi ko mu 2004 ejo bundi nari mu buzima budafite ubushobozi bwagura siraje 150, hasiga inkweto nkoresha igikotore cy'amafaranga 100. Narabuze amafaranga ya siraje, narabuze amafaranga. Duguhagaze imbere. Hari ibihe nabayemo ndi umuvuga butumwa ngenda hirya no hino matorero yacu, ngiriza urubyiruko, ngiriza abakozi b'Imana, nambara ishati imwe. Bene bacu abakonyine bitango n'imbwa rugabo ishati bakayitizenda kuko yavuye kuri pose, yavuye ku murembe. Ntabwo ikigezweho ariko ndayambara kuko aribwo bushobozi bwanjye ariko bwanganaga. Nambara ipantaro y'umuhondo yitwa Sempo, nkabyambara mu gitondo nimugoroba nkabimesa, mu gitondo nkabisubiramo. Ubwo buzima bwari bukomeye, bwari bukakaye, ariko ndashima Imana ko yahinduye amateka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ndashaka kugira mwibutse wowe wari wihebye, wari ucitse intege, wari utakaje ibyiringiro. Ndashaka kugira mwibutse ko uri mu mpamvu, uri impamvu yatumye Yesu Kristo aza. Rero ijambo ryatubwiye ngo akigenda. Ndashaka kugira nkubwire, nubwo ubona iby'umuturanyi wawe wenda hari Imana yabikozeho, ndashaka kugira nkubwire ko Yesu aticaye ahubwo aracyagenda. Ntabwo yageze ku mpumyi gusa, ahubwo hari n'ahandi yageze. Umunsi umwe umugaragu w'Imana witwa Yayiro, mukuru w'isinagogi, mwaje kumutumaho. Aramubwira ngo ngwino urambikeho ibiganza byawe, agakobwa kanjye karenda gupfa. Yari afite akana kaje imyaka 12, ariko ngo ari mu rugendo. Umugore wari urwaye indwara yo kuva, yari amaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi batandukanye, ngo agerageza gutanga ibyo yaratunze byose abitangaho ingemu kugira ngo bashobore kumukiza niba bamukiza. Ariko ngo umunsi umwe yumva ibya Yesu, niyita ko arwaye ikibembe kitamwemera kujya abantu bari, yumva ibya Yesu. Arangiza yicarana n'umutima we, arabaza atari ku mugabo witwa Yesu, kumumva atarobana ku butoni, kumumva kuri imirimo n'ibitangaza, ko mu mpamvu zamuzanye ari ugushaka no gukiza, nakora iki kugira ngo akore igitangaza ku buzima bwanjye? Ko abavuzi bagerageje bikanga, abahanga mu kuvura ko bagerageje bikanga, ko indwara nyimaranye igihe, ko indwara ibabaje umutima wanjye, ko indwara itemera ko njya abandi bari. Bari kwarangije yigira inama, aravuga ati uyu mugabo sindi umusabe randevu ngo nibura musange aho ari mu sinagogi cyangwa arimo gukorera umurimo, mubwire ngo ahize. Wenda siko Bibiliya ibivuga, ariko nawe wagereranya ukareba. Ahubwo yigira inama aravuga ati Yesu Kristo arashoboye. Aravuga ati ndagiye, nubwo namuturuka inyuma gusa akora ku nshunda y'umwenda we, hari icyakoreka mu buzima bwanjye. Arabitekereza, arabishyira mu bikorwa, arahaguruka ajya ahantu yari yitiga ko Yesu ari bunyure. Ahanyura ajya kwa Yayiro gukiza umwana wari urwaye. Akiri muri urwo rugendo umugore aramutungura, ngo amuturuke inyuma akora ku nshunda y'umwenda we. Ngo ako kanya agiye kwiyumva, yumva ubushobozi. Yesu Kristo yumva ubushobozi ngo buragabanutse. Wa mugore nawe yumva ko cyacyago yari afite gikize, ako kanya cyakiriyeho. Yesu Kristo arabaza ati ninde umozeho?
abigishwa baravuga bati ariko se Nyagasani abantu barakubigiga uko babona ndi gukoze muri itara ry'abantu bangana bata ubwo urumva ari igitangaza kugira ngo umuntu agukore atari kunzumutseho nshuti y'umusaraba turi mu nsengero twese twitirirwa Imana ariko Imana Yesu Kristo ajya azirikana umukozeho ukoze ku ijambo rye ajya muzirikana ukoze ku cyo yavuze ajya muzirikana ukoze ku isezerano ajya muzirikana kandi akamukoramo umurimo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro amen 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 ndashaka kugira ngo rero ntatinze dusome ibyanditswe bibiri nsoze naje gusoma Bibiliya nsanga Yesu Kristo hari ibitangaza bibiri bikomeye bitigeze bikorwa n'undi wari wese yaba mu bamubanjirije yaba n'umuhanuzi Yesu Kristo niwe muntu wigeze gukemura ikibazo cy'abantu nawe ari muki urugero naguha iyo dusomye Luka ibice 23 n'umurongo waho wa 39 kugera kuri 43 tuhasanga ijambo rivuga Yesu akiza igisambo cyari ku musaraba. Hari ibintu burya byoroshye kubyumva ariko kira kintu Yesu yakoze cyari gikomeye. Hariya ku musaraba kira gisambo birabisambo byari biri nta mubyeyi wabibyaye wari ufite ijambo ku buzima bwa birabisambo yaba ari inshuti nta jambo byari bifite kuri birabisambo yaba abavandimwe nta jambo bari bafite kuri birabisambo ariko Yesu Kristo kuko azirikana impamvu yamuzanye byabaye ngombwa ko yemera kujya hagati y'ibisambo ari nta cyaha yakoze ariko aravuga ati kiriya gisambo hari ahantu biri nta muntu watinyuka kuhagera ariko urukundo rwankuye mu ijuru reka nemerengeyo ajyayo kimwe cyari buryo kindi kiri ibumoso. Ayo magambo twayasanze mu rutungane twa na Luka ibice 23 umurongo wa 39 kugera kuri 43 byose birabisambo ko ari bibiri byaramubonye biramumenye ariko icyabitandukanyije n'uburyo byamwakiriye kimwe cyaramubonye cyarumwe ni wo Kristo ikize natwe tukize ikindi ngo kimusuza kimuca kiramubwira ngo no kubaha Imana ntabwo yubashye uri mu rubanza rumwe natwe kandi we nta cyaha yakoze twe turaha tuzira ibyo twakoze ariko we nta cyaha yakoze kirangije kiramwizera kimwizerera ku musaraba Yesu agiha amahirwe ya nyuma kiramwizera cyo kabyara kiravuga kiti mwami uzanyibuke cyatura ko ari umwami kiri ku musaraba amahirwe yacu ya nyuma kirayakoresha. Yesu arakibwira ngo uyu munsi turubana muri paradizo y'Imana. Undi muntu Yesu Kristo yakoreye igitangaza cy'ikirenga ni umugaragu w'Imana witwa Lazaro. Umuryango bamutumyeho baramubwira bati ukunda ararwaye ngo asibira kabiri ka Yesu Lazaro ararwara indwara iramukomerana indwara imutwara muri koma indwara iramwica ntabwo umuntu apfa ngo bahita bamuhamba hari ababaye kuri uyu muryango bakunza ku kiriyo igihe cyo guhamba kiragera baramushyingura imihango yo guhambira korwa Yesu Kristo ataraza ariko ngo amaze kane mu gituro amaze kubora abantu bamuhebye abantu bamukoye ikizere abantu bumva ko kwa Lazaro birangiye Yesu Kristo araza Marita mushiki bamubonye ntabwo yigeze yumvisha ko ari cyo Yesu yakora yumvaga ko igihe aramutegereje yumvaga ko yagira icyo akora yumvaga ko birangiye ariko aramubwira ati mwigi iruba hano musaza wanjye ntabwo aba yapfuye ariko hari amagambo Yesu Kristo yajya abwira umuryango kubwo igihe kindi bugenda nyasoma ijambo kurindi ariko niba ushaka iyo nkuru mu buryo burambuye uze gusoma Yohana ibice 11 uhere ku murongo wa mbere usoreze kuri 44 ariko kubwo igihe ndashaka kugira ngo nsome kuva kuri 40 kugera kuri 44
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuri 40 11 40 11 ibice 40 ibice 11 n'umurongo wa 40 kugera kuri 43. Imana mwije dufashe kandi tugire neza. Yohana ibice 11 umurongo waho wa 40 kugera kuri 44. Katwasomana tugire neza. Yesu arababwira ati, sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana, ngo nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data ndagushimye kukunyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivuze ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Ntabwo Yesu yaje ku mpamvu ze, yaje ku mpamvu z'Imana. Iyo dusomye Yohana ibice 3 n'umurongo waho wa 16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mw'isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo ntabwo Imana yemye gutanga Yesu Kristo ngo aze gucira ku iteka bari mw'isi, ngo ahubwo yaramutanze kugira ngo bari mw'isi bakizwe nawe. Rero uri mu mpamvu zazanye Yesu. Yesu afite umurimo ukomeye cyane ku buzima bwawe. Rero wikwikira witeka, wikwirenganya, wirenganya abantu, wirenganya abaturanyi, wirenganya abavandimwe. Igishobora guhindura ubuzima bwawe ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Yesu arababwira ati, sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana, ngo nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati, data, ararama aravuga ati, data ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi kunyumva iteka, ariko ibindi bivuze ku bw'aba bantu bangose ngo bizera yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari wapfuye asohoka azingazingiwe mu mwenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse ku maso. Yesu Kristo arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Iyo hari ubuzima wisangamo abantu bakagushyiraho akadomo, abazirika amaguru bakayazirika. Kuzirika amaguru n'ukuri ni ukuvuga ngo nta kintu uzageraho, uzapfa ntacyo ugezeho, uzapfa udatunze, uzapfa utigishije abana, uzapfa udakoze ubukwe, kubera ko bareba ko bakurabundi yawe ari mbi. Nta cyagusunika, ariko dufite Yesu ujye udusunika aho tutashobora kwigeza. Yesu Kristo aravuga ngo nimukureho igitare. Rero usituye umusaraba, ibitare twashyizweho n'abantu nibo bagomba kuzabikuraho, kuko Imana idufiteho umurimo munini. Yaravuze ati, nimukureho igitare. Ariko ubwo mukubabwira ayo magambo, hari amagambo menshi ahuye nayo yo kutizera. Ngo ageze kumva mushiki wa Lazaro aramubwira ati, Nyagasani amaze 4 mu gituro yanutse. Ariko ngo ntiyabyitaho, arakomeza aragenda. Rero nubwo tutizera, Yesu Kristo ni ukwizerwa. Nubwo tubyumva nabi, Yesu Kristo ajya yita ku mugambi, kandi nzi neza ko azatugirira neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Arangiza ararama areba mu ijuru aravuga ati, data ndagushimye kuko unyumva. Ubwanjye nari nzi ko unyumva iteka, ariko ibi mbikoze ku bw'aba bantu. Hari ibintu Imana igikora ko bakuguse, hari ibintu Imana igikora ku bw'amagambo bakwatuyeho. Imana yarangiza ikanyuranya n'ibyo abantu batekereza, kuko biratubwira ngo ibyo Imana yibwira, ibyo twibwira si ibyo Imana yibwira. Imana inyuranye ibihe, Imana igiduha ubuhamya abantu babo twamwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero tuyu musaraba ndashaka kugira ngo ni gutwara umwanya munini, gushikira umwanya wo gutekereza, kandi gukumbuze ko buri gihe uko Imana izajya inshoboza
turaduhurira ku rubuga, turaduhurira muri uyu mwanya, hanyuma wumve n'icyo Imana ivuga n'ubugingo bwawe. Rero dusubiriye aho twatangiriye, ndashaka kugira ngo nkwibutse ko uri umugambi, uri impamvu yatumye Yesu aza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo akigenda abona uwavutse arimo. Hanyuma rero nubwo utarimo ariko ufite ikibazo kikubabaje nk'uko iriya mpumyi yari ibabaye, ariko ndashaka kugira ngo ubwire Yesu Kristo utararetse iriya mpumyi ngo ibeho mu buzima yari irimo, nabo ntabwo azakureka, azakugirira neza. Naramubonye akora imirimo n'ibitangaza, naramubonye asura umwana wanjye, naramubonye igihe kimwe nagiye mu masengesho ufite ikibazo cy'amafaranga 370, 100 ry'uburoso nabubuze, 120 rya korogati nayabuze, 150 z'umuti w'inkweto nabibuze. Ariko uyu munsi tariki yengwe cy'ukwezi kiragera, nanjye nkajya kudekarara nkasorera imodoka nk'abandi. Ariko njye nibuka igihe uko nari mbayeho. Hari igihe nigize gutekereza mu 2005, ntabwo ariko ubu bukene mfite, hari umukobwa uzatinyuka kunyemera ngo mbere umugabo. Ariko ndashaka kugira ngo mbwire, hari igihe Imana izashoboza umugore wanjye tukazana nawe ukamubona. Ndashaka kugira ngo mbwire ufite umusaraba, humura, Imana iragukunda. Humura, ndashaka kugira ngo uwo muri buhure uyu mugoroba, uwo muzahure ejo, uwo muzahure ejo bundi, umubwira ngo namenye amakuru atandukanye nayo narinzi. Namenye ko nanjye ndi umwe mu mpamvu zatumye Yesu aza. Kuko batubwiye, umwigisha yatubwiye ngo akigenda yadusobanuriye ngo Yesu ntahagaze, arimo aragenda. Kandi aragenda gusatira, kandi aragenda ashaka gukoramo umurimo, kandi aragenda ashaka kuguhindurira amateka. Rero humura, Yesu Kristo arakuzi. Isaha imwe namara kugeraho, ayo marira bariraga ntabwo wongera kuyarira. Iyo ndwara barurwaye ntabwo wongere kuyirwara. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndashaka kugira ngo ubwire nsoza, mu gihe cya vuba, ndi mwivuga butumwa hano kuri Radio Flash, ntashye nijoro, ko ari ikiganiro natangaga kuva saa 3 kugera saa 4. Nandishije umugore wanjye arwaye, ndangije mbura imodoka intura, iwacu ni Kabarore. Ntego umumotari mu saa 6, ngeze Rutaraka umusongo uramfata, numva nananiwe, ariko ndavuga Imana ushimwe nubwo ndwaye, ariko ndwaye mvuye ku murimo wawe, nta kibazo, umfashe unshoboze gere mu rugo. Muri ako kanya mpagarika igikamyo cyari bitwara amavuta, amavuta y'amazutu za peteroli, mpagara mu gutwara ndagihagarika. Nimbivuga urumva ari ibintu bisanzwe, guhagarika imodoka se nawe ujye uyihagarika, ariko iyo ngiyo yo itandukanye niba uhagaritse. Narayihagaritse irahagarara, ngira ngo hari Imana imufashe ku mutima agiye kuntwara, nawe agiye kunsuzugura. Arandeba, aranyitegereza, yari umusore, arambwira ati ariko ubundi amasaha uvuye. Ndavuga rero uyu mugabo aranyitiranya n'abavuye mu kabari, aranyitiranya n'abavuye kwa maraya. Ndatuza ndavuga Mana ushimwe ko anyibajijeho mvuye ku murimo wawe, ushimwe ko navuye mu kabari, ushimwe ko navuye kwa maraya, ahubwo anyibajijeho ko ngende amasaha mvuye ku murimo wawe, ni wowe uzangororera. Ariko akimara gutsimbura gato, ijwi ry'Imana riramusanga. Imana iramubwira ngo ariko uwo muntu wabuze ko umukozi wanjye usize, ubwo umusize ninde uzagusabira umugisha? Ijwi riramuhondagura, rimuhera Rutaraka, rimuhondagura, rimugeza ryabega, araparika aranegereza. Nshuti y'umusaraba, nibyagusize, haleluya, nibyagusize bizagutegereza. Wa musore wakubenze kuri umukene azagutegereza. Wa mukobwa we, hari umusore wari wakwemeye arangiza araguhakanira kubera ko yamaze kumenya amakuru y'iwanyu, ariko azagutegereza kuko hari umugambi Imana igufiteho. Wa musore we, nawe hari benshi muvuganye usabye urukundo bakakwemera mu kanya bakabivamo kubera amateka yawe, ariko bazagutegereza. Nangira akamya arantegereje, jewe naragiye ngeze byabega nsanga araparitse, hagira ngo giye mu kabari, ncabo ndakomeza ndigendera. Ariko maze gutsimura umugabo amahoro anyirukana inyuma. Nindi birukanka ni pasiteri Rukundo n'umumotari, nindi uri inyuma n'umushoferi. Ndangije mbwira umushoferi ni rero umumotari ni berereka ku ruhande, uyu mugabo ataduhitana. Abonye ko duparitse arangiza arakomeza aragenda, ageze Karagazi araparika arangiza ajya mu muhanda, arampagarika, arambwira ati pasiteri mbabarira nakoze ikosa, numvishijwe iringira ngo uriya mukozi wanyu usize niba uzagusaba umugisha.
maze mbwira umumotari ko twavuganye 7 kuva Nyagatare ugera Kabarore. Arangije umumotari nawe rwose umwuka w'Imana amufataho aho ari hose, Imana imumugisha anca 3. Wa mushoferi arangiye nuririye imodoka ye nyuriramo ngenda mubwiriza ngera Kabarore nkoresha 3,000 kandi Imana ingaruriye icyubahiro Satani yari yanyumuye. Rero ufite umusaraba hari ibihe byakwambuye icyubahiro, ariko nishaka kubwira ngo humura, Yesu aracyari mu rugendo. Humura, urimwe mu mpamvu zazanye Yesu, ko ngo yaje gushaka no gukiza. Rero niba yarakubonye, hari abantu bajya bibaza ati kuse kunsenga Imana, kuntanga icyacumi, kunterana, kumva umuririmbyi, mubishingira ko ntarimo, muhemukira Imana ko ntarimo. Kuki Imana yemera ko byose bimbaho? Ariko nashaka kubwira ngo Yesu aracyagenda. Niba byarunaka byarasobanutse, humura nawe byabiraza gusobanuka. Kandi nawe nakubwira ko uri umwe mu mpamvu zazanye Yesu. Humura rero Yesu azakugira neza. Abakwiburanyaho namara kugeraho bazongera basubire mu kiganiro bavuga ati uyu ni wa wundi cyangwa si utari kurasa nawe. Ariko kuko kuzirikana icyo yakoze ku buzima bwawe uzisobanura. Reka nsige Imana mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro ndatamushima. Ijambo ryawe, ijambo ry'ubugingo, ijambo ry'ibyiringiro ryatubwiye ngo dukwiye kumenya impamvu yazanye Yesu. Tujya tukumva bajya bakutubwira, ariko turagushimira ko uri umwami w'amahoro, turagushimira ko uri umwami w'imbaraga, turagushimira ko uri umwami udukora imirimo n'ibitangaza kandi twabona ibyiringiro bizima. Iri umwami Imana yacu, hari abajya bampamagara, hari abohereza ubutumwa mwami Imana yacu bavuga iki Imana yakoze ku buzima bwabo, bavuga ko ababohoye, bavuga ko imbaraga z'ijambo ryawe hari icyo ryabakozeho. Mana nukuri nongeye kubasengera, nongeye kubakwerekanya gora ku ngoma, abari bihebye, abari bacitse intege, abari bakutse umutima. Yesu we bakore mu murimo gitare cy'amahanga. Mwami Imana yacu, abarimo kwiburanya impamvu bisanze mu buzima badakunze, bisanze mu buzima baremerera, ariko data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe mukanyera dusobanuriye yatubwiye ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza. Urangije ubwira abari bakubajije amakuru y'iriya mpumyi, urababwira ngo nta cyaha yakoze kuba yarahumye, nta nubwo ari icyaha cy'ababyeyi, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana igaragare muri we. Ndakwinginze data wera uri mu ijuru, Mana ikomeye data, uwo musore nyagora ku ngoma, reka wongere kwakira ko ari imirimo y'Imana ku buzima bwe. Wa mukobwa we uzadutega amatwi cyangwa uzadukurikirana, menya ko ari imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Mwene data w'umubyeyi, mwene data w'umugabo, menya ko ari imirimo y'Imana. Wa munyeshuri we wari ugeze ahantu kumva biranze, ariko ongera kumenya ko ari imirimo y'Imana. Wari uteruye umushinga mukanyuka gupfubana, menya ko ari umurimo w'Imana. Wagerageze kwishyura umwenda muri banka, ukagera igihe wumva ko unaniwe, bagiye guteza ibyawe. Humura, hari imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Wowe muganga yahaye igipapuro kikwereka ko indwara yawe ari koronike itazakira, ariko ndakubwira ngo humura, hari imirimo y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndasengera ababaye Mana, abafite imvune mu mitima, Mana ikomeye data, abo Satani yamaze gukatira, ababwira ko ubuzima bwabo budashobora guhinduka, ndabasengera mu izina rya Yesu. Ndavunagura imbaraga z'abadayimoni, ndavunagura imyuka ya karande, imyuka iturondora, imyuka itubuza uburenganzira bwacu, ndayitegeka mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu turakwakiriye, ukora imirimo n'ibitangaza ku itorero ryawe, ubohora ababoshe, Mana barira ubahoze. Mana ikomeye data wa twese uri mu ijuru, abadafite shinge nibagire rugero, reka bakire imbaraga, reka bakire ubuntu bwawe, reka bakire kubaho muri Kristo Yesu. Urakoze Mana yacu, turagushima kubw'ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana isumba byose uriherekeze, urisobanure mu bwenge bwawe, urisobanure mu banga bwawe, kugira ngo abazaryumva bose nyagora ku ngoma. Nukuri data, igitangaza cyawe kizarimanukiremo, igitangaza cyawe kizarikoreremo gitare cy'amahanga, kugira ngo ubuzima bwabo bwongere guhinduka. Urakoze, ndagushimye kandi ndakwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.